Halo bakunzi ba Diamond TV official, mwiriwe mute, mumeze mute? Nizere ko Imana amahoro ikomeje kubarinda, nizere ko mufite ubuzima bwiza bwirinda COVID-19. Ejo muravyuka ko twarimo tubagezaho inkuru yuko abakobwa bahagurutse berekeje muri bootcamp mu Bugesera. Ubu rero bamaje kuhagera, turajya noneho tugaruke tubagezaho uburyo ishusho yaho nyuma bamaje kuhagera ibyifashe. Abakobwa barimo kumira kuri screen zanyu, ahabise bamaje kubagezayo, bakiriwe neza. Nababwiye ko baganagarira Paris mu Bugesera Inyamata, nkuko mubira kuri screen zanyu, hotel nziza cyane. Ubwo iyi bisi ya Volcano yamaje kubagezayo, abakobwa bakiriwe neza, bahabwa ikaze nyine nk'abashyitsi bageze kuri hoteli. Nyuma yo guhabwa ikaze rero, abakobwa bacu ntabwo bahise babwira ngo nimwinjire mujye muri hoteli gutyo, hoya babanje gushyirwa ahabugenewe kugira ngo abakobwa banze bakirwe, baganirizwe nk'abashyitsi nyine bashyashya muri hoteli. Ikindi kandi habaye igikorwa gikomeye cy'ingenzi nyuma yo kuganirizwa, ko muri kubibona abakobwa bamaze kuganirizwa bakabwirwa nyine gahunda uko imeze, baganije ku bijyanye n'ubuzima, babaganiriza ubujyanye n'ubuzima, umuntu akwiye kubaho afite ubuzima budafite ikibazo. Aha rero nyuma yo kuganirizwa no gusobanurirwa, abakobwa bacu baje gupimwa kugira ngo harebwe ese ubuzima bwabo buhagaze bute. Bagiye muri bootcamp cyangwa se mu mwiherero bagiye kubamwe ibyumweru bibiri. Abakobwa bacu bakwiye kuba bahagaze gute, ubuzima bwabo buhagaze bute, kugira ngo biba bigamije kugira ngo nimba ari ufite ikibazo afashwe. Murabibona abakobwa bacu muri maske zisa, bose mu makanzu meza asa. Ejo nyine bari bahagutse bambaye bacyajya nuko bari bameze, baricaye batega amatwi ibiganiro bahabwa. Urareba bose ko bateze amatwi muri maske bose zisa. Murabizi ko turi mu gihe cya COVID-19, tunabakangurira gukomeza kwambaraga neza agapfukamunwa, gukurikiza za ngamba zose abaganga baguma kudushishikariza kubahiriza. Nuko rero nyuma yo kuganirizwa baje kugana mu bikorwa bitandukanye, buri mukobwa wese nyine agapimwa kugira ngo ahabwe nyine ibisubizo bigaragaza ko ubuzima bwe buhagaze mbere yuko binjira muri hoteli. Murabizi ubu ngubu mbere yuko hoteli zakira abantu habanza kugenzurwa ubuzima bitewe n'iki cyorezo turimo, bakareba ngo umuntu ahagaze gute, ese nta kibazo ashobora guteza. N'aba bakobwa rero byari ngombwa ko babanza gupimwa, bagapima umuvuduko w'amaraso, amaraso ameze gute, umutima uratera gute, ese nta bundi burwayi buhari. Murabira kuri screen ko haba bapimaga bareba nyine umuvuduko, ariwo nababwiraga uburyo bimeze, uburyo umutima buri gutera. Impamvu ibi byose bigamije kugira ngo umukobwa azabashe kwitabira neza ibikorwa cyangwa se imyitozo izabera hariya. Muzi ko bigishwa nk'uko nabivuze muri video yabanje, ibintu bitandukanye birimo umuco, birimo, iyo tuvuze umuco hano bigishwa kwambara neza bya kinyarwanda, kubyina bya kinyarwanda mu mbyino zitandukanye. Ikindi hano bakora siporo, abakobwa byukira muri siporo, muzagenda mubona video zabo bari muri siporo. Urumva ntibakora siporo udafite ubuzima ntabwo bishoboka. Ugomba rero kugira ngo bamenye neza ko ubuzima bwawe buhagaze neza, uzabasha kwakira ayo masomo ndetse n'imyitozo imwe n'imwe abakobwa bazahagirira cyangwa bazakorera mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Iminsi 14 ntabwo ari igihe gito, ni cya kabiri cy'ukwezi. Abakobwa rero bagomba nyine kwitabwaho mu buryo bwose. Nyuma rero yuko bamaje gupimwa, abakobwa bahise binjizwa muri hoteli. Murabireba barimo baratera intambwe mu ntambuko nziza, mu makanzu meza, barimo barinjira muri hoteli kugira ngo nyine bakirwe noneho nk'abashyitsi, berekwe ibyumba, aho kuryama, banatangire kumenyerana kubana. Twabwiye ko abakobwa bigishwa kubana. Iwanyu wenda ushobora kuba ari umenyere kurara muri room yawe wenyine, ariko rimwe na rimwe hano muri hoteli ibyumba bashyirwamo mu gihe kubireba uko biba biteye, hari aho usanga abakobwa bagenda babamwo ari babiri. Ni nako ubundi binameze. Hoteli y'abakobwa bagezemo imbere bahabwa icyumba, ntabwo ntabwo icyumba cye wenyine ku buryo abasha kubaho nk'uwigunze, hoya, ahubwo bamuha mugenzi we, bakabana kugira ngo abashe nyine kwigira kuri mugenzi we. Murabizi aba ari ubuzima bumwe namwe tudaherutse. Iyo twave ku ntebe y'ishuri niho twabaga tubana n'abantu benshi. Iyo tuvuye no mu buzima usanga bimwe twarabyibagiwe, ariko iyo basuye muri bootcamp babasha kwibuka ubundi buzima bubategura kubana n'abandi. Muretse ko aba bantu mu byo bigishwa, iyo yaje akorera abantu benshi, bagomba rero kwiga kubana nabo. Murababona rero mu byumba byiza cyane bya Hotel La Paris. Murabona ko babiri bamaze kugira mu cyumba cyabo, bicaye ku bitanda byiza bisashe neza, amashuka
amakavaberi cyangwa se amakuvurori meza cyane y'umweru. Ni ibyumba abakobwa bagezemo bagira akanyamuneza, kuko mubira ku mafoto abakobwa bakigiramo rwose wabonaga bafite akanyamuneza kazamutse. Urabona ko aba babiri bagezemo bafite akanyamuneza. Muramubona Darina Kayumba mu nseko nziza na mugenzi we ko ameze neza, amaje kwakira ubu buzima agiye kumaramo ibyumweru bibiri. Ifoto nziza igaragaza akanyamuneza, ko nabo birebye aba bakobwa bitabwaho mu buryo bwiza. Ibyumba bahabwa ni ibyumba biri ku rwego navuga rubereye umwari, bibereye cyangwa se ubuzima babamo n'ubuzima bubereye umunyarwanda wese. Ni bwa buzima umuntu wese yakivuza. Aho tugeze mu kindi cyumba mureba n'abakobwa umwe yamaje kuryamaho ngo yumve impumeko yaho. Urabona ko bari gufiringa cyangwa bari kugerageza kumva, kwiyumvisha no kwakira ubuzima bamaje kugeramo, ubuzima twavuga bwiza, buteguye neza, bwateguwe neza. Miss Rwanda ni irushanwa riba ryateguwe rigendaho n'amafaranga menshi my friend. Ntugire ngo ahangaha hagenda udufaranga duke, hagenda amafaranga menshi. Dore abandi nabo reba amafoto bafata aragaragaza nyine ibyishimo n'umunezero bafite cyangwa se bajyanye muri bootcamp. Dukomeza kubifuriza amahirwe masa no gukomeza kwitabira neza iyi session ikurikiyeho barimwo bagiye gukora kugira ngo bazatsinde. Kandi inkomeza kubabwira ndababwira ngo n'abatazatsinda bazihangane, ni kwisimera. None uratsinda ejo ugatsindwa, nuko nyine ni igice cy'ubuzima. Ngiyo rero Paris Hotel niyo aba bakobwa bacumbitsemo, niyo bagiye kumaramo ibyumweru bibiri. Tuzakomeza rero kubakurikirana amakuru y'umunsi ku munsi y'uko abakobwa babayeho. Diamond TV nababwiye ko turahari kugira ngo tubagezeho buri kimwe kijyanye na Miss Rwanda 2022. Bakozi ba Diamond TV rero turabashimiye cyane. Icyo twabibutsa tuzahora iteka tubibutsa no gukora like, no gukora comment, no gukora share, ndetse mukaduha na subscribe. Ntacyo bitwaye, bitwereka urukundo rwinshi mudukunda. Reka mabwire ngo rero ati Imana y'amahoro, Imana yo mu ijuru nibarinde. Diamond TV nakagaruka. Reka mabwire ngo ciao ciao, mu nkuru zikurikiraho tuzabona.